nyatsi ngaya yamaraso mabi yaramwe mugasigara muhamukuriye curanga muzamusukura umwanya n'utuntu tumwe dutoya twubusa cyane ubwiza bw'Imana buganze mu mitima y'abizeye. Tambukana mute si tambukana mukakulote taille simple de faire
mureke dutere haleluya kandi ushire kuri nivo imwe papa Imana ibiguhere mugisha tugire gutya Imana yo kwizera haleluya ahimbazwe Yesu ahimbazwe Yesu haleluya twobona abana bawe twobabona bagiye gutupira batwara tubabo ufite telefone yimpeze mureke twavuze ngo dupratique tuje mu buzima bwo kwisera Imana ijwi rirambwe ngo dutabara no mubyeyi none aya manywa yahuye n'umuyaga waruje gukubita urubando mu rugo none niyinga aya manywa tugiye gukubita uwo mwuka tugiye kukubita yaba twari tubonye abana n'umutware ntawe uri no hafi arimo bajya kuzana abana bari uhagarara tugiye gusengera urugo rwawe nika babana uhagarara tubasenge uru rubando natwe turukubite mu izina ya Yesu kubita turukubite mu izina ya Yesu uko niko tugiye kubwira Yesu uza kubita ibintu hasi wenyine gusa tugize gutya tuyisambuye kugira ngo Imana yicare ijwi ryambwiye ngo amapepu ngo ari mu kubatera nyuze mu misatsi nahuye nayo uyu munsi nta misatsi mwahuye nayo uyu munsi zana indi telefone izana n'iy'umugabo nayo muyishyira kongera dutere haleluya imbaraga z'ubwami bw'Imana Imana yambwiye ngo iyi misatsi niyo yaje ari saa sita kugira ngo imare runo rubyaro n'uyu mugabo ngo ibasakurize ibateza akavuyo yamivurunga ngo guhera none babura amahoro ngo kuzogeza mu kwezi kwa12 ngo bikoreye amaboko ariko Imana irambwiye ngo ikomeje amaboko yanyu kuzogeza mu kwa 15 murezi ibintu mu izina rya Yesu elondela bizabi tugiye gusengera ariko abana muze kubashaka mubatuzanire tutarava hano mubazane bose ana turabarinda igihe amateraniro arangira tuze kubasengera dushaka tubajane muri ya muri bisho dukomere Imana amashi amen dukeneye ibihe by'ababusoka mube babusoka aba bagabo mutwemerere mube babakoro mumuze tube babusoka twese mubanze muzirekera aho telefone turacyakuramo ibindi ndacyari ko numva byabikubita ibintu by'ururugo natabagwe mu izina rya Yesu ureke tubiterere haleluya ahimbazwe Yesu haleluya tugiye gusengera abadamu bose batarabyara n'abagabo batarabyara abaraye bashatse none n'abamaze iminsi bashatse ariko batarabona abana Imana yambwiye ngo harimo intambara muri abo ngabo dutinye kubatambutsa kubera ko mwogira ibibazo ngo baba bagore ntibaza babyara muri abo bantu tugiye gusengera hari umwe dukuramo imbuto bamuteyemo z'ibigori ziri mu ishupa ziyazizana indabyo ko zirazana bene twa tuntu tw'icyatsi kibisi ko ni indabyo ko zirazana indabyo ngo izo ndabyo nizimara gutongoka muri iryo cupa ngo ndi kuri urubyaro rwe rwose ruzaba rushize ngo kandi ngo akaba aratandukanye n'umugabo ibintu birarangiye abagore bose batarabyara n'abagabo batarabyara tubasabe muze muhagarare bakeneye kubyara muze tubohora inda zanyu mutambuke tafadhali muguma aho hasi siri ya Mungu dando la savere bella muze reke sende nda soni biteye habe n'isoni habe nini tubone iryo cupa ni iryawe riri mu izo mbuto turaza kurifata kugira ngo Imana iguheze urubyaro amashi kwa Yesu
haleluya abe nubwo imiryango yahagaze habe nubwo igahaguruka, rishaje abe nubwo bazomanuka bakaruha bakagera isiri n'igikomba, urugo Imana yararuguhaye kandi uzorukikiriramo. kweli Hakika ya Mungu kuri mazana, hahimbazwe Yesu abe nubwo imyaka ibaye myinshi. Reka tugire kuki Bureze mukore mu bitugu naho. haleluya haleluya Iki gipepu kiri muri Gitavi. génération si belle Iri pepu ry'urubyaro rw'uyu mudamu riri muri Gitavi. Wavuze ngo wabonye umuntu wambaye ubusa. Jewe nabonye wambaye umutwe w'akanyabu hano. Umuntu wambaye umutwe w'akanyabu ariko twamukubise kandi yatorose yagiye ametoweka. wari waje yagiye hagarukuni. Ubu hano n'ubundi mureke dusenge mu kwizera. Aba babyeyi harimo abafite inda za mbere zikiri nto. Satani yagira ngo akoroge yice akuremo, ariko tugiye guhagarara nk'abantu bizeye Imana. Izi nda zigende zivuke kandi bafungurira abandi muri uyu muhana, bafungurira abandi muri rino kanisa. haleluya haleluya Ubutware bw'Imana we. ukuboko kw'Imana gukomeye Mugende muzobarika abana mutarabarika kuva ikanisa ryatangira. Imana itanga urubyaro, abantu bafunguka, abantu babyare. Umunsi muzobarika abantu bazoza buzura baruhe buzuririya mugenda gende. Kweli Simuzamubwira ngo Satani ndizi birwanya. Duhamagare rino shupa ririmo zino mbuto. ubu nyine Ko kurabaza turihamagare turivugira kugira ngo abantu boroherwe. Habe n'abandi basivye. akika Uzobona Imana, icyate uzoyibona ikwiyereke. Umutima wawe uguhamirize bitavuye mu kubona Imana ivuye mu bayumbe n'abapasiteri cyangwa ngo ive mu mihana. Imana izoza gutya yamikwiyereka, ikwereka imbaraga zayo uko zingana, nirangisa yamikomora amawazo yose. Muzi ko Satani azayicana ibitekerezo, kweli amapepa azayica ibitekerezo akaza bifata akabikubitamo imbaraga. bikomeye eseve bisi kora igitangaza uzoyibona kandi uzogera igihe uje mu bubyutse bena bwa bundi bwiriya hejuru. Ibintu by'ama-administration n'impapuro no kwiga no kuba mu miryango y'ubwenge bw'ino repa bw'isi. ese ikindi kiracyari he? Fungurira n'iyi nayo si yindi wa mugabo yifungure nayo ifunguke kiyi noko tugume dukora ibi kadutere. Haleluya tugusapotinge tuguheze imfashanyo za haleluya, imfashanyo y'amahoro, imfashanyo y'imbaraga, imfashanyo y'ububyutse, imfashanyo y'ibitekerezo byiza. Umwuka wera Baba we amanuke azinduwe Baba imbaraga mbi amazijidongerere mu kingu de foria izalimetanisa hoina de uyisi vilaironi tuzitere siri ya Mungu wakira igaburo rivuye mu ijuru, wakira ibivuye mu ijuru, mw'izina rya Yesu. wakira imbaraga mu mutima wawe, Mw'izina rya Yesu. wakira ubundi buzima, Mw'izina rya Yesu. wakira ubundi butsinzi, Mw'izina rya Yesu. wakira ubundi buzima. Mw'izina rya Yesu. Magumwishima turavuga Mw'izina rya Yesu. Heri abana. tugane mu huduma y'aba Mw'izina rya Yesu.
uduheze haleluya mu uduheze haleluya icumi dufunge kino kibazo cy'ababa uzamura ibiganza tugire gutyo Hallelujah. haleluya 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 amen nimuzamura ibiganza hano uyu mugoroba ihimbazwe ku mirimo itangaje ikomeje gukora haleluya 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 peza kurari y'amazi yawe peza y'amazi yawe yamfunduye kozeleba teritalatatele turi hagarara mu izina rya Yesu hagarara daimon imbaraga z'Imana karabira no mazi mu maso karabadi ubu ndashinganye genda n'amahoro ubuzima aya mazi uyu mwana azobyara kugeza abana be bose bashatse Imana yeyuye umwuka w'intambara mbi ku buzima ubu ndashinganye Genda n'amahoro ubuzima bwawe ndashinganye ndagushimiye kuko uri umukozi w'umuhanga uhimbaritse imirimo y'intoki zawe Mana shimwe yuko watsinze satani n'abadayimoni ukora ku manywa mutanga bugingo we kugira ngo bere twigenderemo nyemerera ukore Mana wakoze Yesu nyemerera ubohore Yesu tenda miujiza nyemerera ukora ibitangaza mu mubiri nyemerera uvuga ijambo rimwe mwana nyemerera urema ibitangaza nyemerera urema ibitangaza Yesu ushindi nawe nyemerera ukora ibitangaza Yesu nyemerera ukora ibitangaza Yesu imbaraga ma nyemerera ukora ibitangaza Yesu ubasha papa nyemerera ukora ibitangaza Yesu nyemerera ukora ibitangaza Yesu Imana isohoza ibyo yavuze urakoze mwami mu mbaraga z'ubutsinzi ugize neza Yesu turakwishimiye n'icyubahiro n'ibintu byawe kuko ubikoze mu izina rya Kristo mureke dukomere Imana amashyi sinzi undi muntu wazunguruka mu maso gutya reka tumurebe nawe tumufashe ubu ndashinganye genda n'amahoro ubugingo bwanjye burizwe n'uwapfiriye ubu ndashinganye genda n'amahoro ubugingo bwanjye burizwe n'uwapfiriye tugiye nawe kuguheza abana banzure iregere neza ta nta kibazo ni ibisanzwe ijwi rirambwiye ngo tuguheze abana nariko mbona abana baba bakwirukanka bakaza bakunyura iruhande ijwi rirambwira ngo tumuheze abana ngo bari abana ngo satani afite gahunda ngo yo kubateza umuvuduko mubi shindwa kwa jina la Yesu ngo yo kubateza umuvuduko mubi kandi ngo akangiriza bikomeye ngo ku buryo habe n'igufwa ry'umugongo ryiwe ngo rimaze gushira tugiye kuriteramo Imana ifite amapièces de rechange Imana ifite amakorone vertebrale izikubitamo gutya ikaza hano harundi habe na hano mu bagabo harundi twavuze ngo turakora ama etage nk'umunani ntawe dusiga
tumuterere haleluya wakirema Pokea kwa jina la Yesu. guhera kuri ubu wakirema Sasa hivi. Receive in Jesus' name. imana iguha imbaraga iwawe imana igukorera igitangaza dutere haleluya hari korogate zizunguruka mu nzu mutazi muzamugura korogate mukaza mugira igihe cyo kwiborosa mukagira ngo nirya yanyu ariko mwagera igihe cyo kwiborosa mukiborosa korogate y'amapepo niyibateje mufite amasirikwi mu rugo ntibimeze neza tugiye kuyitwika iyo korogate ubu ndashinganye genda n'amahoro ubugingo bwanjye burizwe hagiye kubaho ububyutse imana irambwiye ngo bugiye kurokora abantu bayo ngo imana ibahishe ngo ibintu bikomeye ngo bigiye kuba ngo hagiye kubaho ububyutse ngo bugiye kwanura abantu b'imana imana ngo ibahishe ibintu bikomeye ngo bigiye kuba mu impuzi zigiye guhura na tapu ariko hagiye kubaho ububyutse bw'imana buzofata abantu bayo bose ikabahisha Sengola Bwana muhoberane zirimo na nuriya muvande muhoberane kweli Nyaguhoberana nyine. ntibari ino Nibakwega mapenzi nyine mufatane muhoberane turebe. muhoberane hagiye kuba ikintu gitangaje hagiye kugenda abantu batarigera bagenda hasigaye hasigaye agace kangana nk'uko abantu ngo bagiye kugakukubirizamo bagiye gukukubiriza mu gace kangana nk'uko gatoya cyane kandi bakukubire kandi kazobarusha kabarya ibintu kabamareho kugeza abantu bamwe bagiye kubura ubushobozi bazove nino basubira iyo bavuye ariko abantu batoya bakeya batari benshi bazihangana bagaca muri ako gacu kariho kagakubita abantu kagiye gushira aka kantu kagiye gushira inzira zigiye gufunguka abantu bazogenda byoroshye uyu mwaka gutangira mu kwezi kwa mbere gutya abantu bavuye mu minsi mikuru mwitega ibihe byiza by'abantu Kutere haleluya. Haleluya. Kutere haleluya. Abantu bafite ibibazo by'ibyangombwa babuye mukagenda mugashaka ibindi byangombwa nabyo biracyafite ibibazo birya bya mbere tugarura agaciro kacu abantu babuze ibyangombwa bagasubira bagashaka ibindi dutere haleluya y'imbaraga yeme turacyari kumwe cyangwa twabatindi turi hano turacyagufite bazuguma abantu bafite ibyangombwa bisha barabuze ibindi Imana ibashumbushe ibageze ku rugero mwagakwiye kuba mugezeho mu izina rya Yesu igihe mwarindagiye amezi yanyu yarindagiye imyaka yarindagiye ikabu uburiganya bwa shitani uburiganya bwa satani uyu mugoroba turabuvuvuje mu izina Imana igutereke kuri ya ntambwe cyane Imana igutereke muri iriya ambasade Imana igutereke muri iriya resettlement Imana tuzamure icyubahiro yes ibiga abantu bose ntibazovyumva hari abatazabavyumva ariko hari abazabavyumva
abantu bafite icyo kibazo cyayo madoshe tugire gutya gusa amaboko twese tuyazamure ko wari ukuzamure buke abantu babuze ibyo byangombwa bagasubira bakabona ibindi tuzamura ayo maboko tubwire Imana ngo ma turengereka wa munsi mu nyanja wabwiye inyanja ngo wanyanja we ceceka mwizina rya wanyanja we tuza haleluya dukubitiraho mu mukunga papa aho twari tugeze mwebwe twarangije cyane dusigaranye tutanze bisanzwe uraza kutureba dusoje iriya cupa riba ryageze hano tuzamukane mu kwezi akantu kose ukora kabyara umusaruro zamurira amaboko pa twobona ikintu cy'icyashara cyawe tugifungure muzehe hari akantu k'icyashara ufite aho ngaho uzi ukora de la sanvenite la vini akomerite ba sayilegeni sele parije mureke twubaka amaduka kuri uyu mugabo ari mu gihombo gusa ari mu gihombo gusa ari muri zerero rwo gushaka kandi akaba umukozi bene wa wundi uteye ubwoba habe no mu mwobo yohinjira ariko ari mu ruzerero rw'igihombo cy'imirimo yego tadeni ry'abantu uzosubira gufata amen nta gishoro kizosubira kuva mu bandi bantu Imana igiye kuvutsa umugisha muri ayo maboko yawe amen turabyizeranye ko mutamukoma amashi mufite ishari Mana data mu izina rya Yesu Kristo w'Inazareti ko feri deva baraga zawe zishobora guhindura ubuzima bw'umwana imanirema baraga zawe zishobora guhindura amateka databire mwe none hama ubugoroba data kubwo imbaraga z'ubutware bwawe n'ubusinzi bwawe uri Imana itabanura ku butozi Mama! Gara! Fata! Baba! twari tuvuze ngo dusengere abantu bafite imirimo abantu bakora muri kino gihugu mu mbere ya porotagitayi kandi kuri ino itaje umuntu wese ave hasi nkereka abakecuru barushe cyane tuze gufatikanya tubohora imigisha yacu tuze gufatikanya turwanya imbaraga ziri mu kuturwanya zagize abantu abakene abantu baboherwa mu mazu abantu baba bo kuzerera batagira umusaruro tugiye gusenga Imana tuyibwire ngo muri Kenya utugezi twose tw'Imana ihaye abantu bayo kudutunga
ufunguke Taneo seva la akagezi kose imana yagushiriyeho kazogutunga muri kino gihugu kareke gukama kongere gafungure tiyo zongere zigire gute akagezi kari kagutunze kareke gusiba ibyashara byari bigutunze bireke gupfa kubera ko dutarame turi abakristo kasimbuka na haleluya sawa no kutimba haleluya muko ba Yesu hano ni mubera yeme mugire gutyo mekina te salavari deriwa oya musubire mwe kabashakanye ibiganza mureke kugira nkubuza ifu nubwo amasaha ya mesonga ariko tugiye gusoza nubwo atarije wayoboye twavuze ngo abantu bave hasi muzamure abantu bave hasi mugume kabazamura haleluya reka twatura imbaraga zibasha kumukiza yaba mwari ko mubona ino ndwara ukuntu yari imeze wa wundi wo muri Gitavari he ngwino baguheza imbuto zawe satani yari yaratwaye cyane rwose dushangiriye Mungu mwuka bya ubu ndashinganye genda n'amahoro ubugingo bwaje burizwe tutarareruye Salve la cosila be elande masile be Imana yabwiye Abrahamu mu myaka 90 n'ingahe 5 cyangwa 6 September le 23 na August kwezi kwa munani aho 28 nga kwa kwezi yashatswe sefe twasinguye mu izina rya Yesu duhamagara abana b'abakobwa n'abahungu duhamagara abana b'abakobwa n'abahungu duhamagara abana b'abakobwa n'abahungu izina rya Yesu izina rya Yesu izina rya Yesu izina rya Yesu atukuzo Bwana wa majeshi ariko turasubira twirukankemo dusubira dutabare ababa bose bafite reka tutaguruka tukamena amateleviziyo turasubira dutabare kanisa gutya tube kabari cyecu uko kwezi ngo
kwezi ufite mu kiganza cyawe uko ndiko kwezi amela kosi la ve aun la sommelier ni azijine kari ya blende tangira ritesi la bondere pa